Oh my god, ibintu bihinduye isura ku munyarwenya Pirate. Twizeye ko mumeze neza cyane. So nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezwe mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Umunyarwenya ndi mu rukundo Elias wamamaye nka Pirate yatangaje ko atazongera gutera urwenya kuri Kiliziya Gatolika ndetse n'indi migenzo yose ikoreshwa mu iyobokamana. Aha ni nyuma y'uko Musenyeri Simarigada Mbonyintege agaragaje ko bidakwiye. So ngo bimeze bite rero? Musenyeri Mbonyintege yahoze ari umwepiskopi i Kabgayi, ubu kuri iki gihe ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Musenyeri Mbonyintege mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru cy'igihe yamaganye bikomeye cyane abanyarwenya batera urwenya bigize abapadiri n'abasenyeri, asaba leta kugira icyo yakora mu maguru mashya ngo bahagarike bano banyarwenya. So yavuze ko ibyo bateraho urwenya usanga kenshi bikwirakwiza cyane ku mbuga nkoranyambaga kandi bigaragaza nk'isebya ry'iri dini rya Kiliziya Gatolika. Yavuze ko ingaruka z'ibi bikorwa na bariya banyarwenya bigera kuri leta no ku idini muri rusange mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Musenyeri Mbonyintege wahoze ari umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Kabgayi yavuze ibi mu gihe amashusho y'umunyarwenya Pirate yisanisha n'abapadiri yari amaze iminsi aca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, aho agaragara abatiza umuraperi Ishkevin ndetse n'umunyamakuru wa Isibo TV uzwi nka Babu. Ngira ngo iyo video murayizi muri benshi. Hano byari muri Genzi Comedy. Muri Genzi Comedy hamwe nyine abanyarwenya bahurira bagakora urwenya live. So rero mu kiganiro uyu munyarwenya Pirate uri kugarukwaho na Musenyeri Mbonyintege yagiranye n'ikinyamakuru cy'inyarwanda, Pirate yavuze ko mu busanzwe ubundi atakoraga urwenya ku migenzo ya Kiliziya Gatolika, ko amashusho ye yasakaye mu gihe aribwo bwa mbere yari akoze urwenya ku bapadiri cyangwa se yisanisha n'imigenzo ya Kiliziya Gatolika. Uyu musore wiyita Pirate mu by'urwenya yavuze ko ibyo yakoze yari yabikoze nk'ubuhanzi ashaka ko ibintu bye akora bimenyekana. So Pirate yavuze ko atateye urwenya agamije gusebya Kiliziya Gatolika, yabikoze agira ngo ashimishe abantu kandi ntabwo asanzwe abikora. Yavuze ko kandi nyuma y'iriya misa yakoze urwenya yisanisha n'abasirikare, nyuma anagaragara mu bindi bikorwa. Uyu musore yavuze ko ibyavuzwe na Musenyeri Mbonyintege abyumva neza kandi ko yahise afata icyemezo cyo kubireka burundu, ko atazongera kwisanisha n'imigenzo ya Kiliziya Gatolika cyangwa se ngo yisanishe n'abapadiri cyangwa se abasenyeri ba Kiliziya Gatolika. Yanavuze ko kandi hari indi misa yari yarateguye yari kuzerekana muri Genzi Comedy, aho yari kuzasengera abapadiri ba Pirate. Yungamo agira ati ndi umuhanga, nkora ibindi byinshi ariko ntabwo nzongera gukora kuri Kiliziya Gatolika n'ibintu byerekeye iyobokamana, ntabwo nzongera kubikora ukundi, ndarahiye. Ayo ni amagambo ya Pirate. Pirate yasabye imbabazi Musenyeri Mbonyintege na Kiliziya Gatolika yose muri rusange. Yicisha bugufi avuga ko atazongera gukora ibi bintu, nawe ko yabikoze mu buryo bw'akazi ariko atarazi ko ari bibi cyangwa se byagira ingaruka muri rusange. Ubundi uyu musore yavuze ko mu busanzwe asengera mu itorero ADEPR ariko yakuriye muri Kiliziya Gatolika ndetse yizereraga no mu bigo byabo, ni naho yagiye yiga. So urumva ko
anafite nosiyo, abifitemo nosiyo, yakuze ari umukatolika n'iwabo, yize mu bapadiri mu bigo by'abakatolika, ariko ubu ni umwadeperi. So kuri ubu yamaze kwemeza ko ibi bintu yabivuyemo atazongera gukina amakomedi cyangwa urwenya yisanishije na gatolika cyangwa se kiliziya gatolika muri rusange. So guys, ngayo nguko rero amakuru yari agezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, nawe mu zindi nkuru ziri bukurikireho. Bye.